ububabare bw'umwami wacu Yezu Kristu uko bwanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yezu aragenda maze yambuka umugezi wa Sedroni ari kumwe n'abigishwa be. Bagera mu murima wari hafi aho hantu Yuda yajyaga kumugambanira yarahazi, kuko Yezu yakundaga kuhageza aherekejwe n'abigishwa be. Nuko Yuda amaze kubona abasirikare n'abandi bantu, yari yatse abatware b'abasaserdoti n'abafarisayi, abarangaza imbere abageza aho hantu. Bari bitwaje amatara n'imuri n'intwaro. Yezu nanone yarazi ibyo agiye kugirirwa byose, nuko azabagana arababaza ati, murashaka nde? Baramusubiza bati, Yesu w'i Nazareti. Yesu arababwira ati, Yuda wamugambaniye akaba ahagararanye nabo, ngamare kubabwira ati ni njye, basubira inyuma bagwa hasi. Yongera kubabwira ati, murashaka nde? Barongera bati, Yesu w'i Nazareti. Yesu arabasubiza ati, ntababwiye ko ari jye? Niba rero ari jye mushaka, nimwakura bamurekeye bagende. Bityo harangiye ijambo yari yaravuze, atabo wampaye nta n'umwe najimije muri abo. Nuko Simoni Petero akagira inkota yikura, ayikubita umugaragu w'umusaserdoti mukuru, amuca ugutwi kw'iburyo. Uwo mugaragu yitwaga Marikusi. Yesu abwira Petero ati, subiza inkota yawe mu rwubati, nakwanga nteye inkongoro dampaye. Abasirikare n'umutware wabo n'abarinzi b'Abayahudi bafata Yesu baramuboha. Nuko bamujyana kwa Ana wari sebukwe wa Kayifa, umusaserdoti mukuru w'uwo mwaka.
kayifu niwe wari wahimbiye abayahudi inama ati birakwiye ko umwavu yapfa agacungura abasigaye. Simoni Petero yari yakurikiye Yezu hamwe n'undi mwigishwa. Uwo mwigishwa wundi yarazwi n'umusaserdoti mukuru. Niko kwinjirana na Yezu mu rugo rw'umusaserdoti mukuru. Araza abwira umuja ukumira ngo yinjize Petero. Nuko uwo muja umukumiriza abwira Petero ati, aho none ntiwabura uwo mu bigishwa buriya muntu. Arasubiza ati, abagaragu n'abarinzi bari bicaye bota kuko hari imbeho. Petero abajya hagati n'abarota. Umusaserdoti mukuru abaza Yezu iby'abigishwa be n'inyigisho ze. Yezu aramusubiza ati, navugiye ahagaragara mbwira bose, nigishirije mu isengero no mu hekaru, aho abayahudi bose bateranira. Ntacyo navugiye mu rwihishwa. Urambaza iki kindi? Baza banyumvise nigisha, bazi icyo navuze. Amaze kuvuga atyo, umwe mu barinzi wari uhagaze aho akubita Yezu urushyi ati, uko niko usubiza umusaserdoti mukuru? Yezu aramusubiza ati, niba mvuze nabi, garagaza ikibi mvuze. Niba kandi mvuze uko biri, unkubitiye iki? Nuko anamwohereza aboshye kwa Kayifa, umusaserdoti mukuru. Simoni Petero yarahagaze aho yota. Nuko baramubaza bati, aho nturi mu bigishwa be? arahakana ati, umwe mu bagaragu b'umusaserdoti mukuru, mwene wabo w'uwo Petero yari yaciye ugutwi ati, sinakubonye mu murima muri kumwe. Petero yongera guhakana, nuko ako kanya isake kirabika. Maze bajyana Yezu kwa Kayifa mu rukiko. Bwari bumaze gucya, ariko bo ntibinjira mu rukiko ngo batandura, batarakora Pasika. Pilato arasohoka arabasanga ati,
umuntu muramurega iki? Arabasubiza, baramusubiza bati, iyo ataba umugiranabi ntituba tumukuzaniye. Pilato arababwira ati, nimumujyane mumucire urubanza mukurikije amategeko yanyu. bati, nta bubasha dufite bwo kugira uwo ducira urubanza rwo gupfa. bityo ijambo Yezu yari yaravuze ryerekeye ku rupfu yaragiye gupfa rirarangira. Nuko Pilato asubira mu rukiko, ahamagaza Yezu aramubwira ati, uri umwami w'Abayahudi? Yezu aramusubiza ati, ibyo bivuze ku bwawe cyangwa se n'abandi wumvise babimvugaho? Pilato aramusubiza ati, bene wanyu b'abatware b'abasaserdoti nibo bakunzaniye, wakoze iki? Yezu arasubiza ati, ingoma yanjye si iyi si, iyi si abagaragu banjye baba bandwanyeho, banga ko Abayahudi banyigabiza, maze ariko ingoma yanjye si yahanga. nuko Pilato aramubaza ati, koko uri umwami? Yezu aramusubiza ati, urabyivugiye ndi umwami, kandi ni nacyo navukiye, ni nacyo cyanzanye mu isi, kugira ngo nemeze ukuri. Unyurwa n'ukuri wese ajye yumva ijwi ryanjye. Pilato aramubaza ati, ukuri ni iki? amaze kuvuga atyo yongera gusohoka asanga Abayahudi arababwira ati, nta mpamvu na mbonye yo kumucira iteka, nta mpamvu na mbonye yo kumucira iteka. Birasanzwe yuko abarekurira imbohe imwe mwishakiye ku munsi wa Pasika. None nimwaba mushaka ko mbaho umwami w'Abayahudi? bose batera hejuru bati, ahubwo duhe Barabasi. Baraba
barabasi uwo yari umugomo uzwi na bose. Nuko Pilato ategeka gufata Yesu no kumukubita. Abasirikare bamushyira mu mutwe ikizingo babohesheje amahwa, bamwambika n'igishura gitukura. Nuko bamujyana aho bavuga bati, turakuramutsa mwami w'Abayahudi. Nuko bakamukubita n'inshyi. Pilato yongera gusohoka arababwira ati, dore mubazaniye ahagaragara, kugira ngo mumenye ko nta cyaha na kimwe musanganye. Nuko Yesu asohoka yambaye ikizingo cy'amahwa n'igishura gitukura. Pilato arababwira ati, nimurebe wa muntu. Bamukubise amaso abatware b'abasaserdoti n'abagaragu babo, batera hejuru bati, nabambwe, nabambwe. Pilato arababwira ati, ngaho nimumujyane mumwibambire, njye nta cyaha na kimwe musanganye. Abayahudi baramusubiza bati, dufite itegeko, maze iryo tegeko rimucira urupfu, kuko yigize umwana w'Imana. Pilato abyumvise arushaho kugira ubwoba, asubira mu rukiko maze abaza Yesu ati, ukomoka he? Yesu ariko ntiyagira icyo amusubiza. Pilato niko kumubwira ati, ntacyo unshubije, ntuzi ko mfite ububasha bwo kukurekura ukagenda, nkagira n'ubwo kukubambisha. Yesu arasubiza ati, nta bubasha buke wajyaga kugira kuri jye, iyo utabuhabwa n'umwijuru. Nicyo gitumye uwakungabije ari ufite icyaha kiruta icyawe. Pilato atangira gushaka uko yamurekura, ariko Abayahudi batera hejuru bati, niba murekuye, uratakira umuntu wa Kayizari, kuko uwigira umwami wese aba yanga Kayizari. Pilato amaze kumva ayo magambo, ajyana Yesu hanze yicara ku ntebe aciraho imanza.
ikitwa Litostrotos, mu gihebureyi Gabata, wari umunsi w'umwiteguro wa Pasika. Bigeze ku isaha ya gatandatu, Pilato abwira Abayahudi ati, ng'umwami wanyu. Batera hejuru bati, Pilato arabasubiza ati, mbamba umwami wanyu. Abatware b'abasaserdoti barasubiza bati, nta mwami wundi tugira utari Kayizari. nuko aramutanga bajya kumubamba. Bajyana Yesu agenda yikoreye umusaraba, ajya ahantu hitwa Golgota baramubamba. Yari kumwe n'abandi babiri, umwe hino undi hirya. Yesu abari ubajya hagati. Nuko Pilato yandikisha itangazo arimanikisha hejuru y'umusaraba. Hari handitse ngo Yesu w'i Nazareti, umwami w'Abayahudi. Abayahudi benshi basoma iryo tangazo, ryari ryanditse mu gihebureyi, mu kilatino, mu kigereki. Abatware b'abasaserdoti b'Abayahudi babwira Pilato bati, Reka kwandikwa umwami w'Abayahudi, ahubwo andikisha ko yihaye kuvuga ati ndi umwami w'Abayahudi. Pilato arabasubiza ati, icyo nandikishije cyanditswe nta kundi. Abasirikare bamaze kubamba Yesu, imyenda ye bayicamo imigabane ine. Umusirikare wese yenda umugabane we ndetse n'ikanzu. Ikanzu ye ntiyagiraga iteranyirizo, yariboshye hose kuva hasi kugera hejuru. Baravugana bati, ituyitanyure, ahubwo tuyifindireho tumenye nyirayo. nuko harangira ibyanditswe ngo, bigabanyije imyenda yanjye, maze umwambaro wanjye bawufindiraho. Niko abasirikare babigenjeje. Iruhande rw'umusaraba hari hahagaze umubyeyi we na nyina wabo, Mariya muka Kleofasi na Mariya w'i Magdala.
Yesu abonye umubyeyi we ahagararanye na wa mwigishwa we yakundaga, aramubwira ati, mubyeyi, dore umwana wawe. abwira na wa mwigishwa ati, nguwo nyoko. guhera icyo gihe umwigishwa mubera umwana. nuko Yesu wari uzi ko byose birangiye, aravuga ati, mfite inyota. hari hateretse urweso rwuzuye siki, bahambira ku ishami ry'igiti gikatsi cyuzuye siki, bakegereza umunwa we. Yesu amaze gusogongera kuri iyo siki, aravuga ati, birarangiye. yubika umutwaraca. Ariko umunsi w'umwiteguro wa Pasika, maze kugira ngo imirambo itaguma ku misaraba kuri sabato, kandi iyo sabato ari umunsi mukuru cyane, abayahudi binginga Pilato ngo bavune amaguru yabo, maze imirambo bayikure ku misaraba. maze abasirikare baraza bavuna amaguru y'uwa mbere n'ay'uwari ubambwe iruhande rwe. ariko bageze kuri Yesu basanga yapfuye, maze ntibamuvuna amaguru, ahubwo umwe mu basirikare amutera icumu mu rubavu, maze ako kanya hava amaraso n'amazi. uwabibonye ni ubyemeza, kandi abivuga uko biri mu kuri kugira ngo mwemere. ibyo byabaye ari ukugira ngo harangire ibyanditswe ngo nta gufwa rye rizavunika. n'ahandi h'igitabo gitagatifu havuga ngo bazarora uwabacishije mu icumu. ibyo birangiye, Yosefu w'i Arimatiya wari umwigishwa wa Yezu rwihishwa,
kuko yatinyaga Abayahudi. Asaba Pilato kujya gukura umurambo wa Yezu ku musaraba. Pilato arawumuha, nuko araza kura umurambo wa Yezu ku musaraba. Haza Nikodemu, wa wundi wasangaga Yezu nijoro, azanye ikivange cy'ishangi n'amarira y'igikakarubamba, kigera nko ku kiro jana. Nuko benda umurambo wa Yezu, bawushyira mu myenda hamwe n'imibavu. Mbese uko Abayahudi babigenzaga bajya guhamba. Ahantu bari bagiye kumuhamba hari ubusitani. Muri ubwo busitani hari imva itigeze undi wayihambwemo. Kubera umwiteguro w'Abayahudi, abariho bahamba Yezu, kuko ari